Muraho, waba ukeneye kubaka urubuga cyangwa se mobile application cyangwa se systeme iyo ari yo yose yakoreshwa n'ibigo bitandukanye mu gutanga serivisi? Ntucikwe, ahangaha nibyo tugiye kujya tubigisha ibigendanye no kubaka ukoresheje ikoranabuhanga, ukaba wakubaka imbuga nkoranyambaga. Nk'ahangaha tugiye kwiga uburyo ki ushobora kubaka nk'urubuga rwiza nk'uru nguru rwo gutangaza amakuru rukora rutari statics, ku buryo umuntu aho ari hose ku isi yasoma amakuru yawe. So ni ukuvuga ngo urabona iyi ni home page. Ahangaha ni amakuru agezweho, latest news. Ushobora kurushyira mu ndimi zitandukanye. Ibi byose ushobora kubyandika mu kinyarwanda ku buryo abantu babibona mu kinyarwanda, niba ushaka yuko ururimi rwawe ruba mu kinyarwanda. Ukanzeho uzaza ugiye ku makuru agezweho, niba ari amakuru ari live abayabone, ku buryo ushobora no kuza ugakanda ugasoma inkuru nyamukuru yanditswe muri icyo kinyamakuru, uwayanditse, igihe yandikiwe, kategori cyangwa n'umutwe w'izina, byose biriho. Nk'uko uyuje hano bakujyana mu makategori atandukanye, amakuru yose yagiyeho azajya aza kuri page bikurikije na kategori ushaka yuko ibyo bintu bijyamo. So ikindi ni uko uru ni urubuga rufite front end na back end, ni ukuvuga rufite bino by'imbere tubona n'iby'inyuma, ntago ari WordPress ibiba byarakozwe n'abandi ku buryo ugenda gusa. Ni ukuvuga ngo uru rubuga turufiteho 100% uburenganzira bwo kuba twaruhindura uko dushaka. Ibi bituma rushobora kwihuta, turuha security dushaka, bityo bikaba ari ibintu professional. So nk'uko turakomeza tubireba, ni code twakoresheje Claude AI na Claude Code kugira ngo tubigereho. Niba ushaka kumenya uburyo ki wakoresha ikoranabuhanga ukabasha kuba watera imbere, wajya kuri link ikurikira ukajya ku rubuga rwacu ukareba uko runo rubuga twarwubatse, nawe ukagenda wubaka kugeza igihe uboneye urubuga nk'uru nguru. So ntimucikwe, nahanya uraza ahangaha, nurangiza wandikemo VS Code download gutya, enter, irahita ikuzanira hano. VS Code ni ya Microsoft. Uraza hano kuri iyi ya mbere, niba uri gukoresha Mac cyangwa se Windows computer, uri buze guhitamo igendanye na operating system uri gukoresha. Zino ziri hano nizo ziri gukoreshwa ubu ngubu, niko navuga. Ziba zifite version zigiye zitandukanye. So niba uri gukoresha Windows uradownloading iyi, niba uri gukoresha Mac uradownloading iyi, cyangwa se niba uri gukoresha Linux uri buze kudownloadinga iyi ngiyi. Nta kindi, nimara kuyidownloadinga uri buze kubona VS Code imeze nka gutya. So noneho icyo urakora, uraza hano, urabona iyi mouse cyangwa pointer ye niza hano hasi, barakwereka yuko hari ikintu ushobora kuzamura hejuru. Ninza nkayizamura gutya, ndaba mfunguye iyo bita terminal. Hano muri terminal niho twandika code nkaho turi kuganira na computer tuyibwira ibyo idufasha. Ni ukuvuga ngo ibyo wanditsemo hano bihita bijya mwinyuma muri iyi computer nyirizina, iyi physical computer dufite, noneho bikagenda bigufasha kubaka. Ni ukuvuga ngo niba ari ama database ari kuraningamo hano inyuma, yose uyamanipira cyangwa se uvugana nayo unyuze hano muri terminal. Niho rero uba ugomba kumenya technical terms ugenda wandikamo. So ahangaha turaza muri terminal dukandeho, urabona akangaka kerekana yuko turi muri root directory. Muri root directory ni ukuvuga ngo turi nko mu mutima w'iyi computer, ntago izi. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose twakwandikamo hano n'ubundi kiragenda kijye kuri memory ya computer kigumeyo, ariko kugira ngo tugikoreshe byaza kuturushya.
niyo mpamvu tugomba kubanza tugakora fayiro turakoreramo ibintu byacu byose. So reka dutangire. Ahangaha nk'uko ubibona nafunguye Claude AI. So tugiye noneho kuyiha prompt turayiha, turaba turi kuyibwira ngo idufashe tuyisobanurire ibyo igomba kudufasha kubaka. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba uzi byibuze ni ibiki bikoreshwa mu kubaka. Nk'uko udashobora kubaka inzu utazi yuko iyo ugiye kubaka inzu uhera kuri fondasiyo, ni nako n'ubundi no kuba wakoresha AI mu kubaka urubuga runaka byakuvuna, kuko ushobora guhera ku gisenge kandi wari guhera kuri fondasiyo, cyangwa se ukubaka fondasiyo ariko utabanje gucukura umusingi uhagije. So ni muri uru rwego rero ngiye gushyiramo prompt ahangaha nyibwire noneho ibyo idufashamo. So reka hano twandikemo nk'uko ubibona, ndayibwiye ngo i-creating online newspaper website. Ndayibwiye ngo muri back end ikoreshemo iyo bita Django, noneho kuri front end bakoresheho iyo bita Tailwind CSS. Ibi ngibi kugira ngo ubimenye nuko ugomba kuba n'ubundi ufite ubumenyi bw'ibanze muri software, ukamenya impamvu uhisemo gukoresha Django cyangwa se impamvu uhisemo gukoresha Tailwind CSS. Django idufasha muri authentication no kuba idufasha kubaka database, byose irabidukorera, noneho twebwe tukandika code gusa. Nubwo hano turakoresha AI muri ibyo byose, ariko biri buze kudufasha gukora debug cyangwa se kureba ahaba habayemo amakosa no kwihutisha, kuko Django ibifite ibyo yubatse. Ni nk'uko wagenda ugasanga ibikuta by'inzu biri ahantu byubatse, noneho wowe ukabifata ukaza ukagenda ubishyiraho bigomba kuba. Nicyo iri buze kudufasha. Noneho impamvu nahisemo Tailwind CSS nuko Tailwind CSS nayo ni nk'uko waba ufite amabara yamaze gukorwa ukagenda uyasiga, noneho kuko irakora kuri front end ni hano abantu babona. Noneho niba ari buto ushaka gushyira ahantu, buto ibikoze neza ikahita ijya ahantu. Ndibuze kugenda mbereka icyo bino bisobanuye. Noneho reka turebere hamwe. Nk'uko uri kubibona nayibwiye ngo idukorere article. Iyi slug na author ni ukuvuga ngo umwanditsi, noneho na slug yo kugira ngo niba ari titre ibashe kuba yagenda ihita ikurura ya titre mw'inyuma muri back end cyangwa muri database, ituzanire izishyira imbere, noneho tubashe kuba twasoma ibyanditswe. Ari nacyo category, tukaba twashyiramo category. Noneho niba ari iby'imipira, article zigendanye n'imipira umuntu akaba yaselectinga, niba ari article zigendanye na politique umuntu akaba yaselectinga nabwo. So noneho nk'uko uri kubibona tugashyiraho admin panel. Iyi admin naho admin nyine ajya akabasha kuba yakwandika, ari we wenyine ushobora kuhajya. So turi buze gukomeza. Django ifitemo iyo bita authentication. Ni ukuvuga ngo biriya byo kuroginga in, kuregistaringa, ibi ngibi ntago turirirwa tubyubaka kuko Django irabyifitiye already. Niba tuvuze ngo umuntu mbere yuko yandika comment agomba kubanza akaroginga in, ibi ngibi niba ashaka kweditinga se comment niye we ubwe ugomba kuyeditinga, nta wundi muntu ushobora kuyeditinga. Ibi byose nibyo Django authentication iradufasha. So rero front end Tailwind ini dukoresha Django templates, muri buze kubibona nabwo hari ibintu byinshi idufashamo nk'ama forms, gusecuringa ama forms. Ibyo byose Django templates uri muri buze kubibona, ariyo bita Jinja templates, muri buze kubibona nidutangira kubaka. Ndi buze kugenda nabyo mbibasobanurira. Nk'uko mubibona iraba ari newspaper
iraba iri responsive, ni ukuvuga ngo iraba ishobora kugaragara kuri telefone no kuri computer no ku zindi appareil zose, ku buryo bisomeka mu buryo bwiza bigaragara ko ari ibintu biri modern. So article iraba irajya igira article detail, ni ukuvuga ngo niba ari thumbnail cyangwa se image wenda yerekana wenda ati amakuru muri Afurika gutya, niba ukanze kuri iyo email noneho ikujyane aho ibyo ngibyo byanditswe biri, ariyo biraba ari article details. So noneho kuri iyo article details haraza kuba hariho title, uwabyanditse n'igihe byandikiwe. So ni ibyo ngibyo na pagination, gushyiraho amapaje hasi ku buryo umuntu ashobora gusoma article eshanu za mbere akaba yajya kuri next, noneho bakazana izindi article. Noneho ahangaha hejuru reka nshyireho ko ndibuze kuba ndi gukoresha Claude Code. Ibi ngibi nk'uko uri kubibona iyi ni Claude AI, ariko ibyo nshaka ni ibyo ndibuze gukoresha muri Claude Code, ariyo tugiye kurebera hamwe mu kanya. So noneho ninyibwira nkabanza nka mentioninga cyangwa nkabanza nkayibwira nti ndibuze kuba ndi gukoresha Claude Code, noneho mvuge nti nyibwire ngo impereze step by step y'ukuntu noneho ndibuze kuba ndi kubaka nkoresheje Claude Code. Reka noneho nohereze iyi prompt ndebe icyo Claude AI imbwira. So nk'uko uri kubibona impaye prompt ndibuze kuba ndi gukoresha. Nk'uko ubibona hariho project setup, barambwiye nkore project gutya Django newspaper, nkurikizeho gukora creative virtual environment. Iyi ngiyi ni idukorera noneho gushyira hamwe ibyo turi buze gukoresha. Tuvuge niba turabukoresha Python, niba ari Python ya gatatu, noneho yo idufasha kwegeranya ibikenewe byose turi buze gushyiramo. So noneho ikabishyira ku murongo ku buryo noneho turi buze kujya turaninga, ikaza ikareba ibyo turi gukoreshamo hano, akaba ari byo ikoresha, aho kugira ngo ijye mu bindi biri kuri computer hirya aba ari byo ikoresha, ibe yavanga ama project tugiye dufite. So ahangaha installing Django. Iyi pilo ni ikoreshwa ku mafoto, ni ukugira ngo Django ibashe kuhandoringa amafoto image, ugomba kuba ufitemo iyi pilo. Ni turi buze kuyinsitara, ni dependence. Noneho turi buze gukoresha iyi Django editor yo kugira ngo tubashe kueditinga ama article mu buryo buri modern. Noneho ni ibyo ngibyo, niturangiza turi buze gustatinga project. Iyo project ariyo iraba yitwa newspaper. Niturangiza turi buze raninga application yacu. So ni ibingibi baduhaye. Noneho turi buze kugira static noneho niyo itwereka ibiri kugaragara imbere, niyo ibibitse CSS cyangwa se ibigaragara bigenda bitera amabara kuri screen zacu. Noneho ikirakurikiraho nibyo turakonfigura muri setting muri Django application, nabyo ndibuze kubibereka mu kanya. So turi buze gushyiramo iyi ngiyi ariyo news, noneho ni dependence turakoresha turi kueditinga. So ibindi ni ibisanzwe, ni ama static. Ibi ngibi ni ukubera ko turaba turi kueditinga local. Nitujya ku deployinga wenda tujye kuyijyana hanze, turi buze guhindura dukoreshe wenda Amazon S3
bucket kugira ngo abe ariyo itubikira css file. Icyo gihe turahindura bino, ariko so far reka tugume kuri ibi ngibi. So noneho urabona yaducreatingiye model. Izi zose ibi twakagombye kuba ari twebwe turi kubyandikira, ariko so far AI yabitwandikiye. So nta struggle turagira. Turi buze kugira admin, yaduhaye ibyo turashyira muri admin, idukorera view, so ziraba ziri muri ya news app, iduhereza URL. Izi ngizi ni zituma tuva ku gace kamwe tujya ku kandi. Harimo security kugira ngo hatagira ibyitambikamo hagati, data zacu mbese zikaba zagenda cyangwa abahaka bakaba bazigeraho. So turakomeza ahangaha. Hano ni gutya tura updatinga Tailwind CSS. Ni bya bindi n'undi biragaragara imbere. Iyi ni footer, ni kakandi kagaragara hasi. So reka tugende noneho. Izi ni templates nk'uko uri kubibona, iri gukoresha Jinja templates nk'uko nandi kubibabwira, ariyo iyi ngiyi idufasha kuba twakurura data ziri secured tukazidisipureyinga ku rubuga. So reka noneho tukomeze tugende. Hano ni uku updatinga Django settings kugira ngo noneho ibashe kuba yakoresha za templates zacu, templates za Jinja ziri kujya ku rubuga aho tubona. Noneho Django muri back cyangwa muri settings zayo aba ariyo nayo ibasha gukoresha. So reka noneho turebe ibi ngibi tuyihaye tubishyize muri VS Code, ese uru rubuga twarubona? Reka turebere hamwe uko turabigenza. So nk'uko hahandi muri prompt twabibonye, batubwiye ngo dutangire dukora mkdir Django newspaper. Iyi mkdir ivuga make directory, make directory. Noneho turaza gutya tuyikopiye, tugaruke hano kuri ya VS Code yacu, noneho tukandeho dukopiye tuyishyiremo hano. Dushatse twabitayipinga mkdir tugashyiramo izina ry'icyo dushaka kwandika. Iri ni izina, ushatse wakoresha irindi zina ushaka. Noneho dukore enter. Iyo ukoze enter ukabona nanone iragarutse ibikubwiye ati nashyizemo iyo file iri mwinyuma muri computer yawe. Iyo hari ikibazo ihita ikwereka error, igahitiza ikayandika hano. So turagaruka hano n'ubundi dufate nk'uko uri kubibona, hakurikiraho cd, noneho rya zina rya cya kindi twanditse hejuru. Iyi cd ivuga change directory, cd change directory. Noneho ujye muri Django newspaper, ariyo ya hano hejuru twari twamaze kwandika. So nk'uko uri kubibona hano hejuru twayise newspaper, ariko twayishyizeho. Noneho reka dushyiremo iyi ngiyi yanditse neza. Nidushyiramo change iyi ngiyi, urabona irahita ibyara error. Kubera iki? Nta directory dufite yitwa gutya kuko urabona ahangaha ni newspaper, hano ni newspaper, irahita no such file or directory. Kugira ngo rero tubashe kuba twakuramo error, turagaruka hano dushyireho newspaper nk'uko twabishakaga. Noneho iragenda idukorere ya yindi dushaka. Niturangiza noneho turaza twandikemo cd Django newspaper. Noneho iki gihe biremera kubera ko twayikoze kandi irahari. So nk'uko uri kubibona, noneho aho kugira ngo ifungure iri muri root ya computer, iradufungurira ahubwo iri muri ya file twayibwiye noneho tugiye gutangira kubakiramo. Turagaruka ahangaha. Hano Python tugiye gukora icyo twita kuyibwira ngo ni nk'akazu kacu noneho kari muri ya file. Ibyo turajya dukoresha, ibikoresho turajya dukoresha twubaka, ujye ubikura muri kano kazu. Ntujye hanze ku isoko kugura ibindi kugira ute, ukoreshe ibikoresho biri muri iyi nzu. Turayigira gutya. Ni ukuvuga ngo Python -m venv. Ni ukuvuga ngo iri buze kugenda idukorera ako kazu ikite venv.
ushatse wayita env, nkunda kuyita env ariko reka dukomeze tuyite vmv nk'uko prompt yayiduhaye. So ahanini ushobora kuyigira ukari buze kuraninga muri error. Iyo uri kugira ngo wirinde iyo error ishobora kuza kubaho, hano uspecifyinga ukavuga ati ukoresha Python ya gatatu. Python ya gatatu, computer zino zisanzwe zisohoka buri gihe ziri muri Python version 2. Ni ukuvuga ngo ni urugero nituza hano ushaka kureba verisiyo ya Python computer yawe uri gukoresha, uraza ukandikamo uti which Python gutya. Iyo ushyizemo gutya bahita bakwereka Python iyo iri gukoresha. Ni ukuvuga ngo bari gukoresha iyi ngiyi iri muri Python ya gatatu. Tukomo ushobora kuza n'ubundi ukaba wakanda command shift p. Command shift p nayo ushobora kuyikoresha ukareba Python uri gukoresha. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo ari byo tugiye kureba, ahubwo tugiye noneho kwactivatinga ya vmv yacu, ka kazu turi gushaka gukoresha ko kugira ngo ibikoresho byacu by'ubwubatsi aba ariho bijya biba biri. So turahita tuza twihuta ahangaha, tubonye ko turi gukoresha Python gatatu, turaza dushireho gutya -m vmv. Ni ukuvuga ngo iyi -m uyibuke ntugende utayishyizeho, ukore enter. Iyi rero nitumara kuyikorera enter, ni ukuvuga ngo iri buze kugenda yubake vmv muri ya file yacu. Ariko kugira ngo tubashe kubanza kuba turebe niba ibi byose biri kuba, reka tubanze dufungure iyi file ya Django newspaper, tubanze tuyirebe niba koko irimo. Reka tujya hano open folder, noneho nk'uko uri kuyibona ngiyi yayikoze. Iyi ni yindi ya mbere ya Django pepe, iyi ngiyi ntago tuyikeneye, reka tunayideletinge kugira ngo itaza kutuvangira, ahubwo tuze kuri iyi Django newspaper ya nyayo. Noneho turayifungura. Nitumara kuyifungura nk'uko uri kuyibona ya env file yacu yamaze kugeramo, niyo ibitse ibintu byose turi buze gukoresha. Ni ukuvuga ngo hano harimo ibintu byinshi, yayedu creating ibintu byinshi, ama setup, pip niyo dukoresha turi kugenda dushyiramo ama dependence kugira ngo adufashe guspeedinga up ibyo turi kubaka. So nk'uko uri kubibona byose, iyi vmv ni ka kazu kabitsemo ibikoresho tools zose turi buze gukenera twubaka inzu, niba ari amapiki, niba ari ibiki, byose birimo hariya. So rero ni ukuvuga ngo nitumara kubigira kuriya, ikirakurikiraho ni uko noneho turi buze kuza tugaruke dufungure ya terminal yacu n'ubundi nk'uko twari twabigize, tuzamure gutya tuze muri terminal. Nk'uko uri kubireba noneho kuva twafunguye iyi Django newspaper irahita n'ubundi iyifungura muri Django newspaper. So noneho ubu ngubu tugiye gutangira kwinstara izo bita dependencies. Dependencies ni ibintu bihari bikoreshwa muri Django. Nk'uko nakubwiye, niba ari amafoto akaba agomba gukoreshwa Pillow kugira ngo ayahandlinge. Ni ukuvuga ngo ibi bituma abahaka badashobora kwinjizamo ikindi kintu kimeze nk'amafoto, gisa nk'amafoto kandi ari virusi iri kugira ngo idutwarire ibintu. So turatangira twinstara dependence. Ahangaha turaza tuvuge tuti pip install Django Pillow. Ushatse watangira kuri Pillow ugakurikizaho Django C Keditor n'ibindi, ariko ushatse ushyiraho kimwe ugakurikizaho ikindi ugakurikizaho ikindi, nta kibazo ihita ibyinstara byose. So reka tubishyiremo. Nimara kubyinstara iratubwira, reka turebe. Nta hantu tubona yuko yabyinstaye, ariko ibiri kugenda ibishyira muri iyi bin yacu. Ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona harimo iri kutwereka Python turi gukoresha, byose iri buze kugenda ibishyiramo. So noneho ahangaha ikindi kintu hano twibagiwe gukora, ubundi iyo umaze gushyiramo iyi vmv, ikintu cya mbere ugomba gukora urayactivatinga. So nk'uko uri kubibona ahangaha iyi vmv yacu yahise iba activated.
So iyo ugiye kuyaactivatinga n'ubundi wandikamo uti source ugashyiramo space vnv ugashyiraho space bin / activate n'ubundi ihita yaactivatinga ya bin yacu. Noneho icyo gihe ihita imenya noneho niba ari Python igahita imenya Python iri gukoresha. So turi buze kubirebera hamwe, reka tubirebere hamwe direct kugira ngo tumenye ibyo turimo. Ni ukuvuga ngo iyo wanditse source ugashyiraho space vnv gutya ugashyiraho / ugashyiraho bin ugashyiraho activate gutya, ihita yaactivatinga igahita ishyiraho iyi vnv gutya. So urabona ihita yishyiraho gutya, noneho ukamenya yuko uri gukorera muri file na yanzu cya kindi twisa akazu k'ibikoresho byacu, ariko koko systeme yacu iri kujya ikuramwo ibikoresho. So noneho ahangaha nk'uko uri kubibona biraza bikajya muri iyi bin, ariyo iyi ngiyi bin activate, tuba twayaactivatinze. So byose bigenda bizamo byibikamwo ahangaha. Ni nko kuvuga ati tuguze ibindi bikoresho bishyashya, iyo twinstaye aya ma dependency ahangaha ni nko kuvuga ati tuguze ibindi bikoresho bishyashya, nabyo bibike muri yanzu nitujya tubikenera tuze kujya tubikoresha. Nkuko hano uri kubona bamaye aka warning bambwira ngo pip install ikeneye gukorerwa upgrade. So ni ukuvuga ngo turi gukoresha 22.3.1 kandi haje vision nshyashya ya 25.2. So ni ukuvuga kugira ngo tuyupdatinge n'ubundi turakopiya iyi ngiyi baduhaye tuyishyiremo hano dukore enter. Ni ukuvuga ngo iri buze guhita igenda ya updating pip yacu kugira ngo noneho dependency turajya dukoresha zijye ziba ari dependency ziri update, zitari outdated cyangwa zitataye agaciro. So nitugera ahangaha noneho ikintu dukora ahangaha turafata bya bikoresho byacu n'ubundi tuse nk'ababifunikiye ahantu hamwe, tuvuge tuti nta kindi kintu kigomba kubyinjiramo, ariyo turakoresha pip freeze. Noneho ugashyiraho kano kamenyetso, ni ukuvuga ngo ibintu byose biri hariya biri muri iyi pip iradufasha noneho gufata bya bindi byose ibishyire muyo bita requirement.txt. muri iyi ngiyi file iraba yitwa requirement.txt. nidukanda gutya urabona irahita icreatinga indi file yitwa requirement. nituyikandaho uri buze kubona ya ma dependency twamaze kwa updatinga, harimo iyi Django Ceditor na za Pillow. Izi zindi zo zizamo by default, nizifasha Django gucreatinga. So iri buze kuza ihita izishyiramo, noneho turi buze kumenya ngo ibi ngibi nitujya kudeployinga niba biri ku application yacu iraninga locally cyangwa se hano kuri computer bisanzwe, izi dependency nituzijyana ku rubuga runaka ku hostinga tukazishyiramo, turamakinga sure yuko n'ubundi urubuga naho ruri buze kuba ruri kugenda ku runninga bisanzwe. So dukurikijeho step yo kuba noneho twakubaka admin. Reka dushyireho prompt ya admin iraza ivuga ati Django admin start project newspaper project. Ni ukuvuga ngo ahangaha igiye kugenda icreating indi file iraba noneho ariya newspaper project. Ni ukuvuga ngo start project, iyo project yite newspaper project. Iyi newspaper project iri buze kuhita ijya muri iyi Django newspaper folder. Noneho aho ngaho nibwo turi buze kuhita tubona noneho ishusho nyamukuru y'icyo tugiye kubaka. Reka dukandeho, noneho urabona ikorezemo indi file yita newspaper project. Nkuko uri kubibona ishyizemo iyo bita manage.py. iyi manage.py ni irajya idufasha kuraninga iyi file yose noneho nyirizina. Ni ukuvuga ngo iri buze kujya idukontorolera ibyo tuyigize byose, noneho ibijyane muri iyi fonction yitwa main, noneho iraninge ya application yacu. So muri iyi newspaper rero nkuko uri kubibona harimo iyo bita settings. Muri iyi settings rero niho noneho urabona Django ni framework, ni ibintu bubatse nkuko nakubwiye, nkuko wakubaka ikizu
kitariho amadirishya n'ibiki, noneho ukagiha umuntu uti weho ugenda wishyiriramwo ibirahure ibiki byose. N'ahangaha nuko ahangaha turi buze gushyiraho aho twemerewe guhostinga ni security, kugira ngo abandi bantu badashobora kuba bakoresha urubuga rwacu bakaba baruhereza indi domain name bakaruraninga mu izina ryabo. Iyi ni Django key. Iyi ngiyi ushobora n'ubundi kugeneratinga indi, turi buze kubigeraho nyuma. N'ubundi turi buze kubibona ahangaha yuko ni ama application aya n'ayibanze ari by default aza kiyenstaramo, turi buze gushyiramo andi yacu n'ibindi nk'uko muri buze kugenda mubibona. So nitugaruka ahangaha urabona handitseho python manage.py start app news. Reka turebe n'ubundi tugaruka ahangaha tuze muri terminal twandikemo python. Reka n'ubundi nkoresha ya python 3 kugira ngo nirinde error. Nk'uko uri kubibona bari kutubwira yuko nta file dufite cyangwa se directory ahangaha. So ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu tugiye gukora ni iki, tugiye kureba ni ukuvuga ngo turi muri file itariyo, turi muri Django newspaper. Noneho nk'uko uri kubibona Django newspaper ni iyi, nituyifungura iyi yindi tukayifunga ntago turi buze kubonamo manage. So ni ukuvuga ngo icyo turakora hano turaza gutya muri iyi newspaper gutya, nidufunga iyi newspaper Django hano nta manager irimo, hano harimo VNV gusa. Ni ukuvuga ngo birahita bitwereka yuko turi muri file itariyo. Niba kubwira ngo no file ihari, ni ukuvuga ngo ahangaha turahita tuza tulistinge, twerekane turebe niba koko iyo file tuyifitemo. Turahita tuza twandikemo ls gutya turebe nta file koko dufitemo yitwa manage, dufitemo newspaper requirements na VNV. So noneho icyo turakora turi buze guhindura directory tujya mu kindi cyumba, change directory cd ariyo change directory space, noneho dushyiremo cya cyumba turi gushaka kujyamo aricyo cya newspaper project. Dukandeho gutya, nitumara gukandaho gutya noneho nitugarukamo tukandikamo ls kulistinga ibyo dufitemo. Urabona noneho manage tuyishitemo manage.py, tukagiramo noneho na ya project. N'ubundi turi buze kugaruka hano ya python ya code twari twanditsemo ikatubwira yuko dufitemo error, tugaruke tuyishyiremo python gutya, noneho du starting project yitwa news. Nituza gutya urabona noneho iyi ngiyi yacu iri buze kuba updated. Kubera iki? Dushyizemo indi project hano yitwa news. Nk'uko uri kubibona Django yasi dukorera models ariko ziri empty, idukorera view ziri empty, idukorera na admin ariko ziri empty. Ahangaha rero noneho ni nka ya nzu y'ikirongozi tugiye kugenda twubakamo, noneho dushyiramo utubati, dushyiramo amadirishya, duteramo sima n'ibindi byose dushaka. So noneho rero iyo bigeze ahangaha tugiye gutangira noneho kugira ngo ibintu byacu bigaragara inyuma tugomba kuba dufite iyo bitamo static file. Static file ni ibintu bidahinduka, biba biri aho ngaho biri static, twubatse kugira ngo bibashe kuba byagenda bitwubakira bitugaragariza. So nituza ahangaha tukazishyiramo nk'uko uri kubibona static file irahita izemo CSS, izemo na JavaScript. Nk'uko twari tuyibwiye ngo utwubakire make directory ya CSS static CSS na static GS. Iyi CSS niyo igaragaza ibintu inyuma, iyi GS ni JavaScript niyo ituma ibintu bimoving. So nimara kubyubaka turagaruka hano n'ubundi urabona aratubwiye ati tugiye gushyiramo media na articles. Nituza hano n'ubundi tugashyiramo iyo prompt n'ubundi baduhaye make directory ya -p media na articles, tukayishyiramo gutya. Nituza hano ku rubuga rwacu n'ubundi turi buze kubona ko media yayigize ifitemo na articles. So reka dukomeze. Nk'uko uri kubibona batubwiye ngo muri settings zacu harimo ibintu byahindutse, ngo natwe nitugerageze tubihindure. Ni ukuvuga ngo batubwiye ngo muri installed app, muri application ziri by default zirimo ngo twongeyemo Django na Django key editor. So reka tubishyiremo. Nituza ahangaha turi buze kuza muri settings, tuze kuri ama application yacu
ari by default, noneho tuze hasi yaho dushyireho n'ari abiri. Tugomba kwitondera indentation cyangwa se uburyo ki biri ku murongo. Nk'uko uri kubibona VS Code duhereza error, iratubwira ati aha hantu witonde, hari indentation muri software ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko iyo wibeshye ugakora indentation nabi ntago application yawe iraninga. So urasubira inyuma, urasubiza inyuma ugakureho kariya kantu kugira ngo bigende ku murongo. So ikirakurikiraho tumaze kuzishyiramo, bari kutubwira noneho ati umanuke muri configuration, noneho turi buze kureba kuri static file configuration, turebe kuri media file configuration, noneho twongeremo n'iyi C editor, turi buze kuza gutya, n'ubundi tumanuke duhere kuri static, turamanuka hano hasi turebe aho static ziri. Hano ni muri settings, nk'uko uri kubibona hano bari batubwiye yuko statics URL zirajya zijya muri statics, noneho hano n'ubundi iraguma muri statics, static URL ziraguma muri static, ariko noneho twongereho static file directory na static root na media, noneho na media root. So reka tugende tukureho iyi ngiyi tuyideletinge, noneho dushyireho bya bindi byacu baduhaye muri prompt. Turasubira inyuma, noneho tumanuke tujye muri creating models. Noneho nitujya muri news models.py, reka nkopiye iyi models yose, noneho tugaruke inyuma tujye muri news, ni iyi ngiyi. Reka izindi nzifunge kugira ngo zitatujijisha. Tujye muri news, tujye muri models, ndibuze kugira command A. Command A ni ukuvuga ngo ndaselectinze ibirimo byose. Ndi gukoresha Mac, noneho ninkora command V, ni ukuvuga ngo bya bindi byose nari nashyizemo nari naselectinze birahita biba deleted, noneho cyangwa birahita bisibama, noneho kiremo nkore V cyangwa se pasting, copy paste, pastingemo za code nshyashya baduhaye. So noneho ikirakurikiraho ndibuze kuza hano dukore configuration ya admin, nundi ndaza muri news admin. Django yamaze kutwubakira iyi file already, ndibuze kuza nkore copy, ni ukuvuga nkopiye admin code zo muri admin, nze hano muri admin, nk'uko uri kubona nta kintu kirimo, ndakora command A, ndaselectinze command V, ni ukuvuga ngo za code zacu n'ubundi nzishyizemo. Ndagusobanuririza code icyo zivuze. Ni ukuvuga ngo kuri admin nitujyayo turi buze kujya tubona name na slug yayo, prepopulated field, ni ukuvuga ngo iyi name niyo irajya iba ifite imbaraga, ariyo ifite ijambo. So ni ukuvuga ngo article admin araba ashobora kweditinga, ashyireho titre y'inkuru, umwanditsi, category na status, niba yabaye published cyangwa itari yaba published. So n'igihe noneho yakorewe publication. So n'ubundi gufilteringa ni nko gucuzinga, admin araba ashobora gucuzinga arebe status, wenda avuga ati izabaye published, iziri muri izikiri kubakwa, cyangwa se category wenda z'imikino izasohotse iki gihe iki n'iki, noneho agere na search field, ibintu nk'ibyo byose ahangaha ibingibi nicyo bivuze. So noneho wenda nitujya muri models, iyi models ni ikintu kibanze gikomeye, kubera ko iyi models ikintu ikora niyo ijya muri database. Ni ukuvuga ngo ibyo ushyizemo hano ni nabyo database iri buze kwakira. Nzabikwereka nitugera inyuma tumaze kudeployinga. Ibingibi nibyo izafata isunike neza, kubera ko ibingibi nibyo biba byagiye byubaka database, izo bita primary key, ku buryo icyo kintu kiri primary kidashobora gusibwa. Niba gisibwe kiragendana n'ibyo kiriho cyose. Niba ari article isibwe, ni ukuvuga ngo iri buze kujyana na comment ziyiriho zose. So ibi byose rero biba biri hano muri model. So nk'uko uri kubibona iragiye bifite izina rya article, noneho igire status niba iri draft cyangwa yabaye published, noneho tugende igire title, slug wayanditse, content ziriho, category irimo, image cyangwa image iyiriho, igihe
yabaye published, igihe niba yabaye updated, ukaba wabyerekana ati iyi nkuru yari yanditswe ku itariki izi n'izi ariko yakosowe kuri iki gihe iki n'iki. So niturangiza izi ni meta published n'uburyo niturangiza tuyisevinge. So izi ngizi rero ni code. Ubundi ibi ngibi twakagombye kuba ari twebwe turi kubyandika ku murongo buri kimwe cyose, nk'uko uri kubibona hano turi gukoresha iyo bita class based view. So ni ukuvuga ngo iyi class ushobora no gukoresha function based view, aho ugenda ukoresha ama function, ariko kuri iyi nshuro prompt yacu yaduhaye class ifite advantage na disadvantage. Ibyo byose nzabibereka mu masomo ari imbere. So reka dukurikizeho. Twari twamaze gushyiramo admin, reka noneho dushyiremo view. Nundi ndakopiya view yanjye hano, nze muri hano view, nkore command A, command V, kiremo view yanjye, n'ubundi manuke nihuta, ndajya kuri URL zanjye, ndibuze kuza n'ubundi nzikopiye, ndebe yuko Django ntayo yankiriyemo, birasaba yuko nyiyubakira, ndahita nza nandike file, n'ubundi nyite url.py gutya, n'ubundi nindangiza nkore enter, n'ubundi pastingemo bya bindi Django yari yampaye. So wibuke yuko nubona URL itarimo ugomba kuyishyiriramo. So turakomeza, hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho ngo updating, bari kutubwira ngo updating iyi newspaper URL. Ni ukuvuga ngo izi ngizi URL ni nk'imihanda. So iyi rero urabona noneho iduhaye ngo tujye muri newspaper, muri ya folder ya mbere nyirizina, ngo updating dushyiremyo ibi ngibi. So ni ukuvuga ngo ni nkaho kuvuga ngo wari uri kubaka imihanda yo muri ijya mu ntara, ariko noneho reka updating imihanda yo mu murwa mukuru kugira ngo ijye imenya uburyo ki imihanda yo mu ntara iza ikayikonektaho. Nk'uko uri kubibona iyi ngiyi iri guturuka muri application yitwa app, ariko nituza hano muri ya folder nyirizina naho turabona yuko harimo URL, noneho harimo kano kamwe ariko ka main. Noneho turi buze koza command A, command V. Ni ukuvuga ngo urabona twapdatinzemo iki? Turayibwiye ngo ujye muri news URL. News URL ni ya yindi tumaze kubaka aha ngaha, ufate URL zirimo zose nazo uzikoreshe. Ujya muri editor, ufate URL zirimo zose nazo uzikoreshe. Izi ngizi ntabwo turi kuzireba kubera ko zaje muri ya dependency, irubatsira ahantu, noneho iyi ngiyi iri buze kugenda izifate nazo izikurure izikoreshe. Ariko sofa icyo twongeyemo ni izi ngizi ebyiri kubera ko iyi main ya admin yari irimo. So twongeyemo iyi ngiyi, ugende izirimo zose, izo twubatsemo arizo zirimo aha ngaha, uzifate zose uzikoreshe nta kibazo, ziri secured, zifite umutekano, ntabwo ari iz'abandi bantu bongeyemo baturutse hanze. So noneho ujye muri static URL uzikoreshe, media URL uzikoreshe, ziri muri settings twamaze kuzishyiramo. Ngira ngo uribuka neza ubwo twari turi hano muri settings nizo twari tumaze gushyiramo, bari kukubwira ngo aba arizo ukoresha kuko zirimo already, twazishyizemo twazubatse, key editor twazishyizemo twazubatse. So hakurikiyeho iki? Niba tumaze gushyiramo izi ngizi, hakurikiyeho gusettinga front end. Ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona tugiye gukoresha Tailwind CSS. Tailwind CSS nayo ni framework yo kubaka iby'imbere bino abantu babona. So turaza turebe niba iyi templates tuzifitemo, niba ntayo dufitemo turayubaka. So reka tugire gutya, tugaruke hano turebe niba hari templates dufitemo. Nk'uko uri kubibona templates ntayo dufitemo. So turi buze kuza aha ngaha, tuze muri newspaper yacu, dukoreho noneho twubakemo, dushyiremo folder not file. Aha ngaha ntuko rikosa ngo ushyiremo file, ngo ushyiremo file kandi ari folder. Ni ukuvuga ngo nkingi uko uri kuyibona hano imeze gutya, n'ingiyi ziratandukanye. Iyi ni file nk'uko uri kubona, iyi ni new file, iyi ni new folder, ariko ntago turajya hano muri root, ahubwo tugiye kujya muri newspaper, muri ya file main file, cyangwa se cya cyumba
cy'ibanze cyacu, noneho twandikemo templates gutya. Nitumara kwandikamo templates dukore enter. Noneho nk'uko uri kubibona ahangaha batubwiye ngo iyo ngiyo tuyite base.html. noneho kubera ko ari iya nyuma iyo ntabwo iraza ari folder, iraza ari file. Turakandaho n'ubundi urakandaho n'intoki ebyiri cyangwa se right click niba uri gukoresha mouse, noneho ushyiremo file not folder. noneho kuri iyi nshuro tugiye gushyiramo file. iyi file turayita base.html. dukore enter. nk'uko uri kubibona iri empty. turagaruka hano kuri ya prompt yacu dukopiye. nitumara gukopiya turahita tuza hano, noneho dukore command V ariyo paste, kuko ndi gukoresha Mac. So nk'uko uri kubibona nitumara kuyishyiramo bari kutubwira nanone ngo tujye muri news. nk'uko uri kubibona hano twari turi muri templates iri muri main, noneho hano tugiye kujya muri news. iki ni ikintu ugomba kwitondera cya file na folder, kubera ko iyo wibeshye ukabishyira ahandi ntabwo biraninga. ni ukuvuga tugiye kujya muri terminal yacu dupestingemo iyi. ni ukuvuga ngo izi ngizi ni templates nanone zindi tugiye kubaka, ariko ziraba ziri muri news app. ni ukuvuga ngo iyi ni app yigenga. iyo tuvuze ngo iyi news ni app yigenga, nk'uko dushobora creatinga indi app wenda yitwa review, aho abantu bazajya baduhera ama review, tukayigira ukwayo ikaza nayo yigenga. So nituza hano muri iyi project tukandikamo make directory ya news -p. niba hari indi irimo ntubyubake, ariko niba ntayirimo ubyubake. news iri buze kureba niba iyi news tuyifite. templates iyi ngiyi nituyishyiramo gutya urabona ibonye ko nta bindi birimo, irabyubatse. nituza hano muri news turi buze kubona none ko yamaze gushyiramo iyo bita iriya template. nk'uko uri kubibona template, nitujya muri iyi template turabonamo imbere ko yamaze gushyiramo indi folder yitwa news ariyo y'iyi ngiyi. So nimara gushyiramo news nk'uko uri kubibona, noneho muri iyi news turashyiramo indi file yitwa homepage.html. so turaza gutya tuyikopiye, noneho tuze hano, noneho turahita dushyiramo file aho gushyiramo folder. turashyiramo file yitwa homepage.html. so niturangiza turaza dukopiye bya bindi aba ari byo dushyiramo imbere, nabyo urabona byagezemo. niyo iragaragara imbere. nk'uko uri kubibona byose yabitwubakiye. iri gukoresha Jinja template. Jinja template niyo Django ikoresha kugira ngo irending cyangwa se itwereke mu mashusho y'ibigaragara ku maso yacu ibiri kuvamwo inyuma. So niho rero tugenda dukoresha utu tumenyetso, tukaza noneho bagashyiramo hagati iyi ngiyi. ni ukuvuga ngo iyi iraba ari title. urabona nk'uko uri kubibona yayise home daily news. tushatse nayo twagira dynamic ku buryo title hazajya hazaho ibyo dushaka, but so far reka tubirekere gutya. noneho inyuma iri buze kuduhereza nk'uko uri kubibona latest news, amakuru ya nyuma. So nk'uko rero n'undi turi mu kinyarwanda, ushatse washyiraho wabyandika mu kinyarwanda. ahangaha ibyo wanditse ahangaha nibyo bigaragarira ku maso. So n'ubundi hano inyuma na article iri buze kujya igenda page object izizane izikururemo inyuma, noneho izirenderinge. ni ukuvuga ngo ama image iragiye yazana ari URL. so bino biri buze kutworohera n'ubundi ko mu gihe twaba tumaze kudeployinga application yacu, ama image iragiye igenda nzabereka uko imbere bizajya biza, ku buryo zizajya ziza n'ubundi ari URL link, noneho ikadisplayinga image ari nka link. noneho kubera ko aho tuzaba twahostinze article n'ubundi ntabwo aba ariho tuba twahostinze data zacu. turabitandukanya kugira ngo tugire security yacu, data zacu hatabasha kugira uwazifata. niba umuntu yoherejemo virus ikaza imeze nka image yo kujya muri database, ahubwo ijye muri static file,
nijya muri static file static file niba dukoresha wenda Amazon S3 bucket izadufasha kuhandoringa iyo security ukwayo, aho kugira ngo wenda niba application yacu iri hostinze kuri Netlify cyangwa Railway ijye gushwanyaguza data zacu. So reka dukomeze image, niba image ntayibonetse batubwire ati no image, ushobora no gushyiraho ihandoringa image noneho ikagaragaza ya image yindi, nabyo nzabibereka ahangaha, ndabibereka uburyo ki ahangaha ushobora gushyiramo indi image yo kugira ngo ihandoringe igihe application itabonye iyo image, aho kugira ngo habe empty noneho ikaba yashyiramo default image yawe ushaka. So noneho category names igihe urubuga rwagiriyeho. So nkuko uri kubibona ibi byose ni style twebwe ubwacu twakagombye kuba twaranditse n'amaboko yacu. Niba ari hover igihe ushyizeho y'intuza kugira ngo wenda izuminge ya image. So ibi byose nibyo twebwe ubwacu twakagombye kuba twaranditse, ariko prompt yabiduhaye. So reka dukomeze mu kanya turi buze kurebera hamwe uburyo ki biraba bigaragara ku rubuga. Noneho tujye kuri news n'ubundi twandikemo article detail. So turaza ahangaha n'ubundi dushyiremo file tuyite article details.html, n'ubundi dukopiye ya prompt yacu tuze tuyishyiremo. Nituyishyiramo n'ubundi ahangaha niho izajya igenda iza nk'uko uri kubibona nta kintu kiriho, ariko ama post yose tuzashyiraho yo izajya igenda ijyemo inyuma iyatuzanire, niba ari category, niba ari title, niba uwayanditse umwanditsi wayanditse full name amazina yose yashyireho, noneho niba ari default article wayanditse yashyireho, noneho article publication formatting iduhereze umwaka, umunsi, itariki, umunsi, umwaka n'igihe, noneho itangire itwereka image, nyuma yaho itwereke article content. So reka dukomeze dushyiremo ibisigaye, noneho dushyireho urubuga rwacu turebe uko biri buze kuba bimeze. Turi buze n'ubundi kuza dushyiremo indi file yitwa category articles, n'ubundi turi buze kuza ahangaha muri iyi ngiyi muri za template zacu tuyishyiremo, n'ubundi tugaruke dukopiye za prompt tuyishyiremo, n'ubundi nk'uko uri kubibona ni category. Ahangaha nizadufasha kugira ama categories, ikaba yashyiraho ama category, noneho ukaba wahitamo category ushaka. So turamanuka noneho kuri step ya 10 bari kutubwira ngo twa updating settings, ni ukuvuga ngo iyi template kubera ko noneho tugiye gukoresha Django template, turahindura twongeremo iyi ngiyi kuri base dir, iyi base directory, noneho twongereho yuko igomba gukoresha templates ariyo iyi ngiyi. So reka nkopiye n'iyi comment, iyo hariho kano sinzi uko nakita kano kamenyetso, iyi ngiyi aba ari comment ibigaragaza yuko ari ikindi kintu wongeyemo gishyashya cyangwa uko ushaka ko ibintu biri buze gukorwa. Ni comment, biriya byo ntago computer ibisoma. Tugaruke muri settings, tujye muri templates nk'uko uri kubona hano yari kutubwira iyi ngiyi deals ko iraba iri empty. Reka noneho dushyireho ya yindi yacu, aho kugira ngo ibe empty ize kuza ijya muri base deal, noneho templates aba ariyo ikoresha. So akangaka rero ni comment ushatse waga. So noneho hakurikiyeho kuvuga ngo Python manage make migration, noneho uka immigratinga, noneho uka creatinga super user, noneho ukaraninga server, urubuga rwacu rukaboneka. So reka duhere kuri iyi ngiyi ya mbere Python 3 manage.py. Turaza gutya, reka n'ubundi nkoresha Python 3 kugira ngo nyimentioninge ntagira error ivuka.
make migration. Iyo tukoze make migration ni ukuvuga ngo tugiye kubaka database. So by default Django ikoresha nk'uko uri kubibona hano, urabona database already hano irayifitemo, yahise iyishyiramo, iri gukoresha SQLite 3. ushobora nayo ne database nziza, ishobora kuraninga data ziri nkeya, ariko by production ndibuze kubereka uburyo ki dushobora gukoresha SQL Postgres. Ariko sofa mu kwiga muri iyi kuraninga application yacu locally cyangwa se kuri computer yacu, reka dukoreshe n'ubundi SQL turebe uko bigenda. So nitumigratinga irahita creatingira shema, ni nkaho igiye kudukorera database. So nkuko ahangaha uri kubibona hano, bari kutubwira ngo harimo ikibazo mu byo ya prompt yaduhaye. Nkuko nakomeje kubibabwira ngo ugomba kuba ufite ubumenyi bw'uburyo ki uhandoringa ikibazo. So ahangaha nta module yitwa news.url dufitemo. So nkuko uri kubibona ahangaha harimo ikibazo. Reka turebere hamwe uburyo ki dushobora kugikemura. So reka nze muri news, ndaza hano news, manuke ahangaha urabona twibeshye ikibazo, twanditse nabi. Iyi ngiyi birasaba yuko twibeshyeho s, turaza dushyireho s, noneho twongere turaninge ya kode yacu. Ikibazo cyari iriya, reka noneho dukore migration. Reka nze nongere nkopi iyi ngiyi, ikibazo turebe ko kivamo. Noneho nk'uko uri kubibona ihise creatinga, nuza ahangaha urabona irahita creatinga database. So hano urabona creatinze database yitwa SQLite 3. Noneho creatinzemo, urabona yubatsemo ibyumba, ibyitwa category, ibyitwa article. Noneho yakoze migration ariyo ya initial immigration ya 0001, ni ukuvuga ngo niyo ya mbere. Nituza hano urabona noneho yashyizemo n'indi file yitwa migration ariyo yiyi 0001. So noneho ubwo imaze kuyicreatinga, noneho twebwe turi buze guhita noneho make migration. Noneho reka migrate, turabyemeje migrate, byohereze. Turahita tuza twandikemo python 3 manage.py migrate, gutya. Noneho tubyohereze nk'uko uri kubibona. Noneho bya bindi byose iragiye ifata ibyo ibirimo Django yateganyije byose irabyohereza. Ni ukuvuga ngo niba ari permission, niba dushaka guha permission abantu kugira ngo abe ari bo bazajya bakontorora izi ngizi, wenda bajye bashobora kweditinga article ariko ntibabashe kuba bayidiretinga cyangwa bayisiba, niba bashobora kwandika ariko badashobora kweditinga cyangwa guhindura ikintu runaka. So ibi byose Django ibi bifite yarabyubakiyemo inyuma. So ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona iyi database iragiye, zose irazubatse, irangije izoherezamo inyuma. Ni ukuvuga ngo database nta kibazo ifite, bari kutubwira ko ibintu byose bimeze neza. So ikora na validation imwe inyuma, ku buryo ki buri kintu cyose kiba kiri ku murongo, nta kintu kiri buze kugongana n'ikindi. Ndetse yaba niba tugiye no kubaka kuroginga login cyangwa se register, ibyo byose ikamenya ko inyuma yamaze kubikorayo inyuma. So noneho igikurikiyeho ni igiki? Hakurikiyeho
gucreatinga super user. Super user ni nkawe ushobora gukontrolinga ibintu by'inyuma cyangwa guhereza uburenganzira abandi, akaba yashyiraho wenda abantu akavuga ati weho ngo haye uburenganzira bwo kujya weditinga amartikle ukayandika. So uwo muntu naroginga kuri dashboard azabasha kubona aho ashobora kwandikira amartikle gusa, ariko ntago azashobora kubona abakoresha urwo rubuga, abayuza. Ibyo byose ndabibereka mu kanya kari imbere. Nkuko nakomeje mbikora, reka kuri Python nongeraho gatatu kugira ngo mbwire VS Code ko ndi gukoresha Python ya gatatu, noneho create super user. Gucreatinga super user bashobora kuvuga ati nuyireka nta kintu kirimo, barakoresha izina ryawe. Nitwa Masabo Simplice Frank, iryo zina niryo rirakoreshwa. Nushyiraho irindi turakoresha irindi. Reka nshyireho ko ari admin, ko username ari admin, nkore enter. Nundi barambaza ati shyiraho email, reka nshyiraho admin@gmail.com kuriya. Nimara ninyishyiraho, noneho barambaza ati password wenda reka nkoreshe test 1 2 3 4 5 enter. Nongere nyiripeting t, ndi gukoresha t nkuru, nkongere enter. Nibiba bihuye barambwira ko super user yabaye successfully created. So noneho ikirakurikiraho ni ukuraninga urubuga rwacu. Ni ukuvuga ngo iyo turi kuraninga n'ubundi tunyura muri manage.py nkuko nakomeje mbibereka. Noneho ndaza nongere python 3 space, noneho manage.py run save. Noneho ninga save gutya turi buze kureba. So bari kumbwira ngo iyi ngiyi ni deployment server, do not use in production. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi biri locale, ntuyigire production. Ntago wayigira production direct kubera ko hari byinshi uba ugomba kubika, nk'uyu mubare w'ibanga ugomba kubikwa. Nde byose ndi buze kubereka. Iyi debug ntabwo igomba kuba iri true, igomba kuba iri false. Iyi ngiyi allowed host, ugomba gushyiraho amazina yaho ugomba guhostinga. Ibi byose turabirebera inyuma. So n'ubundi nituza kuri runo rubuga ahangaha tukarukopiya, cyangwa se ukaba wakora command click gutya, n'ubundi turi buze guhita tureba niba urubuga rwacu ruri gukora koko. So turaza gutya turushyiremo kuriya, dukore enter. None turebe. Nkuko uri kubibona urubuga rwacu rusa nk'urwaje, ntago ari rwiza ariko ruriho nkuko uri kubibona. Nituza home uri kurubona urubuga rwacu rwajeho. So noneho ikirakurikiraho ni ugucreatinga amartikle, noneho no kurugera rwiza, ari byo tugiye gukora muri video yacu ikurikiraho. Urubuga nubwo rwabonetse ariko ntago rugaragara nk'ikinyamakuru. Aha rero noneho niho tugiye kurugira urubuga nyarubuga, ku buryo noneho rugaragara n'abantu bakaba batangira gusoma amakuru. So ndagaruka hano kuri Claude, noneho nkore prompt nyisaba kunkorera amartikle yo kuba nakoresha. So igihe iri kwandika amartikle, reka tujye hano turebe niba Django admin yacu hahandi kuri admin niba hari gukora. Turaza gutya dushyireho slash, twandikeho admin, niturangiza dukore enter. So nkuko uri kubona Django admin yacu iri gukora. Twari tumaze gukoresha yuko izina ari admin, noneho twari twashyizeho password yuko ari test 1 2 3 4 5, noneho login. Nkuko uri kubona admin ni ukuvuga ngo wa wundi uyobora ikinyamakuru, hano niho agomba kuza akaba yakwandika. Ashobora gushyiraho abandi bantu. Reka n'urugero tuvuge tuti ashyizeho undi muntu witwa Frank ko azajya aba umwanditsi. So reka wenda twandikeho Frank ko ari umwanditsi, noneho
tushobora kuvuga ashobora kuvuga ati mbere yuko azajya yandika azajye abanza ashyiremo password cyangwa se ntazajya ashyiraho password, noneho tukamusevinga. Noneho dushobora gushyiraho amazina ye kubera ko hahandi amazina ye agomba kujya azaho ninde wanditse. Noneho wenda tuvuge tuti yitwa Frank gutya. Wenda email dushobora gushyiraho wenda ati wenda dushyireho ikinyamakuru cyacu twite wenda tuti reka tucyite Rwandan. Ubwo no kuvuga ngo email ye wenda tuyite Rwandan ati wenda gmail.com gutya. Noneho permission hano niba ari active, noneho niba ari staff, niba ari super user status. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo biba bivuze niba ari active ashobora gukora. Noneho dushobora gushyiraho wenda ni umukozi ntabwo aba afite uburenganzira bwo kudiritinga ikintu icyo ari cyo cyose. Noneho niba ari super user we aba ashobora kudiritinga ibintu. Ibyo byose rero iyo umaze kubigiramo hano uraza noneho ugashakamo inshingano ukazohereza hano ukazisevinga. Urabona Django iba yatwubakiye ibintu bigiye bitandukanye. Ahangaha ushobora gushyiraho uti uriya muntu ashobora kuloginga in, ashobora gushyiramo ikintu add logs entry, ashobora cyangwa se ni ukucenginga ibirimo gusa, cyangwa se ashobora afite n'uburenganzira bwo kudiritinga. Niba ari groupe y'abandi bantu ashobora kuzigira gutya na gutya gutya na gutya. Urabona harimo permission zigiye zitandukanye. Harimo umanutse amakategori, ashobora gushyiramo indi kategori, ashobora gushyiramo article, kuyeditinga, kuyisiba. Urabona haba hagiyemo kuri ya ma application agiye atandukanye, haba hagiye hariho ubushobozi ushobora guha umuntu. Nk'ubu Frank niba tugiye kumuha, tushobora kumuha ngo ajye yandika. Niba tuyigize gutya tukayohereza hano hirya, ni ukuvuga ngo Frank yemerewe kwandika gusa, ariko ntabwo yemerewe kudiritinga cyangwa kureba ibyo abandi banditse. Ushatse wavuga ati ajya areba n'ibyo abandi banditse, andi ma article abandi banditse, azajya abasha kuyasibaza, azajye ashobora kuyeditinga se cyangwa se ajye yandika gusa. Ibyo byose rero iyo umaze kubikora ugasevinga, uriya muntu azahabwa. Ni ukuvuga ngo ushobora no kuza ugakanda command option, noneho command, noneho ugakanda intuza zigiye zitandukanye zose ukaba wazohereza hariya hirya. Ni ukuvuga ngo ubu ni uburenganzira ubuhaye uriya muntu. Noneho iyo uje ukabumuha ugasevinga, ni ukuvuga ngo Frank afite buriya burenganzira, ni staff yes. Noneho ashobora kuba yakora akazi nk'akaba staff. So ariko ntago ashobora, hari byinshi azabona n'ibyo adashobora kuzabona kubera bitewe na autorisation wamuhaye. Noneho urabona itangiye noneho kuzandika mu buryo busanzwe. So ni ukuvuga ngo icyo ndakora, urabona ya creatinze category ya education, creatinga category ya tourism. Reka noneho nanjye nka admin ntangire creatinge izi categories. So ndaza hano muri article, urabona hano niho twandikira ama article. Noneho ndaza hano muri categories, noneho nshyiremo izina. Niba ari education, urabona flag yayo yayigize education already, nyisevinge. Niba indi ari twatubonye ko ari ya tourism, ndaza mfate ya indi ya tourism nayo nze nongereho indi category nyite tourism, flag ihita yizanamo direct, nyisevinge. Indi yayizanye ari economy, so ngire vuba nayo nyishyiremo economy, nyisevinge. Aya ni amakategori araba agiye atandukanye. Ngaruke ndebe ko hari indi, so na health nayo ndaza nshyiremo category ya health, nyisevinge.
so ndibaza yariyo makategori ya creatinze na economy ndibaza yari yayikoze mbere. Education, tourism, economy yari yayikoze, health economy. So reka turekere hariya noneho ahubwo noneho zino article tuzishyiremo. So ndahera hano na nkopi ya article hano, noneho nze creating. Noneho ni creating article hano barambaza title, kiremo title, slug yayo irahita yizanamo. Umwanditsi ndahitamo niba ari admin cyangwa niba ari Frank. Noneho ndahita nza noneho nkopiye ya article nyirizina kugera aha. Noneho ndahita ngaruka kiremo ya article yanjye, so manuke ndebe category. So nk'uko uri kuyibona category ya mbere yari education. Noneho yani education, noneho nze kireho image. Noneho image ndareba muri aya mafoto na downloadinze, mfate mwimwe aba ariyo nkoresha. Noneho nshobora kuyigira ko ari draft, cyangwa se niba ari draft ni njye admin wenyine ushobora kuyibona, cyangwa niba ari published nyigire published saving. So ninyisavinga ubu iri gusavinga article, noneho nk'uko uri kuyibona yaba article yabaye saved. So ariyo yiyi ngiyi. So ni ukuvuga ngo ninjya ku rubuga ndahita nshobora kuza ahangaha nkajya kuri view site. Nk'uko uri kuyibona ikinyamakuru cyacu kije kimeze neza. So ni amakuru ya nyuma agezweho, article ngiyi, noneho igihe yashyiriweho, category, igihe yandikiwe n'umwanditsi. Noneho niba ushaka kubisoma byose ugakandaho, ikinyamakuru kikaza kimeze gutya ukagisoma. Urabona kigaragara neza. Ushobora no gushyiramo n'ubundi buryo bwiza bwo kugira. Nk'uko uri kubona ya category twashyizeho already yahise aba amakategori. Nugenda uyajyamo nta kintu urabonamo kubera ko nta article twari twashyiramo. Ariko reka dusubire inyuma noneho dushyiremo ya article yose, noneho turebe uburyo ki iraza kuba igaragara. Reka dusubire kuri admin. N'ubundi creating indi article. Noneho turagaruka tugire vuba vuba dushyireho article ya kabiri, tuyite gutya, iri muri tourism. Ndaza gutya author, wenda ngere ko ari admin. Noneho category iri muri tourism. Noneho nze nkopiye article yose, nyishyiremo. Noneho nze ndebe ifoto. Twa twakoresheje iyi, reka dukoreshe ikurikiyeho. Reka nayo nyipublishinge, nyisavinge, yagezemo. Reka nshyireho n'indi. Iyi ngiyi iri muri economy. Ndaza article nyishyireho, reka umwanditsi mugire Frank, category nyigire muri economy. N'ubundi ndaza nkopiye article yose, ngaruke nyipestingemo hano. Ndaza ndebe image nkoresha, reka nkoresha iyi ya gatatu. Nyisavinze nka draft. Nk'uko uri buze kuyibona hano iri draft, iyo ntabwo iri buze kuba iri kugaragara. Noneho ndabereka uburyo ki turagaruka
ni ukuvuga ngo ushobora kuyigira draft kuriya ukayoherereza admin akayisoma, yamara kubona yuko iyo nta kibazo kirimo, tuvuge ni inkuru igendanye na politike, niba nta kibazo ishobora gutera mu buyobozi akakwemera noneho kuyipublishinga. So admin ashobora no kuguha uburenganzira bwo kwandika gusa, ariko ntube wapublishinga, akaba ari we upublishinga wenyine amaze kunyura mu byo wanditse. So reka tujye kwikurikiyeho, iri mu bigendanye n'ubuzima. Turaza gutya n'ubundi ducreating article yindi, tuyigire kategori ko iri mu by'ubuzima. Niturangiza tuze tukopiye article yose. Tuyishyiremo, n'undi turagaruka turebe image turakoresha. Reka dukoreshe iyi, tuvuge kuri published, tusevinge. Hano umwanditsi agomba kuba arimo. Hano tubonye ereri itubwira yuko hari field tutujuje, tugomba gushyiraho umwanditsi. Niba atari Frank, dushobora no kongeraho undi, dushobora no kweditinga imyirondoro ya Frank. Byose hariya biriho, ni ikinyamakuru cyuzuye nyirizina. Reka twongere dusevinge, dushyireho iya nyuma, n'ubundi nayo iri muri economy. Turaza dushyireho article, dushyireho izina, dushyireho umwanditsi, dushyireho ko iri muri economy. Niturangiza tuze dukopiye article yose, tuze tuyishyiremo. Turebe image turakoresha, wenda reka twongere dukoreshe iyi ngiyi, nta mafoto menshi mfiteho. Tuyigire kuri published. Wenda ikindi kintu, nk'uko hano twabibonye, hano urabona hari amagambo ari font cyangwa yerekana title, ariko tupublishinze byose biri kuza bisa. Iyo rero uri gushaka yuko bisa ukundi, ni ukuvuga ngo ushobora kuza ugakopiya iyi ngiyi, n'ubundi ukayerekana ko ziri bold, zitsindagiye. Noneho iyo wabispecifyinzemo hano muri iyi editor, urabona dufite editor nziza, n'ubundi bizaza biri bold aho bizasohokera gutya. Ukagenda uyaselectinga ukayagira bold kugira ngo n'ubundi aze kuza ari bold gutya. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu, iyi editor iri rich, ni ukuvuga ngo ushobora kuza ugafata nk'umurongo umwe gutya, ushaka wenda kwerekana ikintu runaka, ukaba wawugira italic ku buryo uri buze kuza ari italic. Ikindi ushobora gufata ibingibi, ni urugero, ukavuga ati bize ari bifite tuno tudomo. Ni ukuvuga ngo ni editor iri rich, ifite ibintu byose ubwanditsi bushobora gukoresha bw'ikinyamakuru. So ushobora kuza hano ukaba wavuga ati iyi ngiyi nibe imibare itangirire kuri 1, ikoreshe roman, ikoreshe iki, ikoreshe a b c d, ibi ngibi noneho bize kuza gutya na gutya. Wenda biba ari imibare. Ushobora no kuza ukavuga ati iyi paragraph nibe quoted, ibe iri quote gutya, uze gutya hano uyigire quote, noneho nk'uko uri kubibona iraje ibaye quote. So ibi ngibi rero bituma article igaragara neza, ikagaragara ko iri professional, ko ari ikinyamakuru kiri professional. Urabona hano irabyeditinze. Ikindi wenda hano nakubwira, ushobora no gushyiramo na link y'urundi rubuga. Ni ukuvuga wenda reka turebe urubuga, wenda turebe wenda ishusho, wenda nk'umunyarwanda wenda uzwi. Reka wenda turebe
Paul Kagame. Ushobora kuza ugafata iyi foto akaba ariyo ukoresha, cyangwa se ukaza wenda ukareba inyubako y'i Kigali, wenda reka twe gukoresha umukuru w'igihugu, reka dukoreshe wenda Kigali, wenda wenda Amahoro Stadium. Turebe ifoto yayo nk'uko uri kuyibona. Ushobora kuza ugafata iyi foto yo ku Mahoro Stadium, urayibona. Noneho iyo uje ugakanda ku ifoto, ushobora kuza ugakopiyinga link, ukayikopiya nka link. Niba iyi ngiyi ari ifoto, ukaza gutya ugafata iyi foto, ukaza hano ugakopiya link address. Noneho iyo ukopiya iyi link address, ukaza hano akaba ariyo ushyiramo hano, ko ariyo iri buze kugaragara, ukayigira insert. Gutya ni ukuvuga ngo iyo uje rwa rubuga rwawe ukagira gute, ukarusevinga. Reka turebe ya article ni Green Grow, reka turebe save. Nituyisevinga, noneho tujye ku rubuga turebe ukuntu urubuga rwacu rugaragara. Nk'uko uri kurubona ruri kugaragara neza. Noneho nituza kuri ya Green Growth, tukaza kuyireba, tukaza tukayikandaho, urabona rwaje. Urabona noneho hahandi twagiye tugira haba amantuza ibyo twaformatinze dushyiraho, niba ari imibare n'iki byaje, amartikire, niba ari font zikagenda zihinduka. So nk'uko uri kubona image irayikurura ikayiringaniza, urubuga rukaba rugaragara neza. So ariko nk'iyi ngiyi, iyi Universal Health, urabona image yayo ntago yagaragaye neza. Reka turebe indi image dushobora ku downloadinga, aba ariyo dukoresha. Wenda tu downloading image nk'iyi. Image nababwira yuko ntago biba byemewe kuzikoresha ari iz'abandi, kubera ko bishobora guteza ikibazo. Uba ugomba kujya ku mbuga, wenda ukandikamo free image. Hari imbuga nyinshi zitanga free image nka Pixabay, Unsplash. Izi zose ni imbuga ushobora kujyaho ukabonaho video cyangwa se image zo gukoresha z'ubuntu. So noneho reka tugaruke ahangaha, reka dusubire inyuma kugira ngo turebe iriya Universal Image impamvu itari kugaragara. Ni ukubera ko ntayo twashyizeho. Reka tuyishyireho. Reka wenda dukoreshe iyi ngiyi, noneho twongere dusevinge. Noneho nitugaruka hano turebe na growth, iyi ngiyi nayo ntabwo iri kugaragara. Ikindi kintu wakora ahangaha ni uko iyi link, aho kugira ngo igaragare ari link, igihe ita display, ushobora wenda kuvuga wenda niba ari image, wenda ati inzu y'umuturage. Kugira ngo igihe iyi link itabashije kuboneka, noneho ya nzu y'umuturage yo byanze bikunze ibiri buze kuboneka. Reka dukopiye iyi link, noneho tugaruke ahangaha muri ya handi dushyira URL, aba ariyo twa updating. Noneho ibe inzu y'umuturage. Ni ukuvuga ngo ahangaha nitagaragara iri buze kugaragara ari inzu y'umuturage. Reka n'ubundi dufungure local server yacu hano. So urabona noneho image zose zagaragaye, kandi image iri kuza, article iri kuza bwa nyuma ni ya yindi twanditse bwa nyuma, zikagenda zizamuka. So ni gutya rero wubaka urubuga. Ariko nanone nk'uko twabivuze, urabona urunguru ni urubuga, ariko ntago article zose ziri kuza ziri
kuri home page. Noneho tugiye kubwira Claude Code ariho itwubakira noneho urubuga imbere, noneho bino aya makuru yandi ajyaza hasi, ariko dufite urubuga rwa mbere rw'ibanze. Reka turebe noneho Claude Code icyo yabidufashamo. Kuvuga ngo urubuga rwacu ruri kugenda neza, noneho tugiye gukoresha Claude Code kugira ngo ibashe kuba noneho yatwubakira home page, cyangwa se aho abantu bahingukira igihe bageze ku rubuga rwacu. Ni ukuvuga ngo Claude Code narayinstaye muri VS Code yanjye, ariko ushobora no kuza ahangaha ukandika muri Google uti Claude Code install. Ni ukuvuga ngo nuza hano bari buze kukwereka steps z'uburyo ki ushobora gukora installation ya Claude Code. So tuvuge npm, niwe uri gukoresha npm, ukajya muri terminal ukandikamo, ugakopiya iyi ngiyi ukayishyiramo, n'ubundi irahita iyifungura, noneho ujye kuri project yawe uyiraninge nta kibazo, biroroshye. Noneho numara kuyishyiramo biri buze kuza imeze nka gutya, noneho ube wakanda kuri kano kantu, noneho Claude Code ifungure ku ruhande. Noneho ikirakurikiraho ni ukuyiha, turakora proceed. Ahangaha iri kutubwira niba ko igiye gusoma aya mafayiro yose arimo hano. Niba tuyihaye uburenganzira turakora yes proceed, noneho ibwo ngubwo irahita itubwira ati noneho tangira umereze prompt. So noneho ahangaha wenda turayibwira tuti wenda ni do creating a newspaper homepage. Reka wenda mvuge nti modern. Noneho reka turebe icyo iratubwira. So kutubwira ngo I help you to create modern a newspaper homepage for your Django project. Let me first explore the project structure and understand the current setup. So igiye kubireba, noneho iri buze guhita idukorera homepage. Noneho ikirakurikiraho, reka tujye kuri ya mafoto, noneho twandikemo news, noneho dusearchinge amafoto dushobora gukoresha kuri news homepage, noneho nayo tuyayihe. Noneho turaza ahangaha, wenda niba ushaka gukora newspaper homepage ushobora kuza ukaba wakoresha nka kano kabwa. Mu rugero ushobora kuza ugakoresha n'indi ushaka hari, ariko twebwe reka dukoreshe newspaper homepage. Reka tuyi downloading. Noneho ikindi, iyo ugiye kudownloading ifoto ugomba kumakinga sure yuko ushobora kuyifungura ukabanza ukayikora. Ibi ngibi tuzabibona wenda mu gihe kizaza, ariko ugomba kugira ifite megapixel nkeya. Nk'ahangaha ngiye gukoresha iyi ngiyi ifite 113 kilobyte. Ibi ngibi bifasha ikinyamakuru kuba cyafunguka vuba vuba. So noneho yafungutse, reka turebe uko imeze ngiyi. Noneho nitugaruka hano, ndagaruka hano muri prompt, noneho mvuge nti use this image as a home page image. Noneho ninza nkakora enter, nkagaruka mu mafoto yanjye, nkaza nkafata ya image maze kudownloadinga y'imbwa, nkaza nkayishyiramo hano, ntago iremera. Ariko ninza nkakora kuri nkafata ya foto hano first, reka nkore yes,
noneho nkaza nkafata ya foto nkakora shift hold, noneho nkarekuriramo ya foto iri buze koza noneho iyibone, noneho aba ariyo iza gukoresha. Reka dutegereze turebe noneho icyo iri buze kuba imaze kubaka. Image biragaragara ko itari yayibona, reka twongere hold shift and drop. So ndibaza ngaha noneho iyibonye kuko iri muri iyi path. Kiruzuye. Reka turebe ukanze hano, yes, ukanze hano ushaka kureba amakuru agezweho ihita ikumanura ikakujyana ku makuru agezweho, latest news. So amakategori yose akaba ari hano. Ushobora kuza kuri breaking news ukaba wasoma read full story ikakujyana kuri story, ukayibona category, title, uwayanditse igihe yayandikiye, byose. Noneho ugasubira kuri home page ukajya ku makategori ukabona ko kategori zirakora education, healthcare, tourist. Noneho hano hejuru yashyizeho update za weather na sport n'iki. Izi ngizi dushobora kuyongeramo aya makategori n'ubundi muri admin, ku buryo umuntu akanze kuri weather n'ubundi abona amakuru ya weather. So ni ukuvuga ngo application yacu iri gukora neza. Niba mushaka yuko nanayihostinga noneho ku buryo namwe mwayinavigatinga mukaba mwareba uburyo ki yubatse, cyangwa niba mushaka yuko mbaha izi code na prompt nagiye nkoresha, nabwo mwabyandika muri comment hano hasi. So murakoze, naho ubutaha.